Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwebwe abo tubana kuri iyi cano SDARM Rwanda Uwiteka abahire. Nitwa Ukugize Jean Pierre, iyi ni cano y'itorero ry'Abadivantisite umunsi wa kane Mburura rapeje muri studio, ndi kumwe na mwene data Aimable. Reka mwakire abasuhuze noneho dukomeze n'ibyigisho byacu by'uyu munsi. Karibu. Ndabasuhuje, nitwa Nshimiyimana Aimable. Narakoze Nshimiyimana. Nk'uko mubibona twatangiye icyigisho kitubwira ngo kugendana na Yesu. Tugeze ku cyigisho cya kabiri kitubwira ngo uko umunyabyaha akeneye Kristo. Rero mbere y'uko tujya muri iki cyigisho tugiye kwigishwa na mwene data Aimable, reka tumusabe asenge noneho dukomeze. Karibu. Data twese uri mu ijuru dukunda, tugushimiye cyane ukuntu utugejeje muri aka kanya keza. Ibyanditswe byatugiye kwiga muri uyu mwanya turagusabye kugira ngo tuyobore, ikirutaho ijwi ryawe rivugira muri byo, utubashe kuritega amatwi no kuryumvira mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane mwene data Aimable. Muri iki cyumweru twize icyigisho kitubwira ngo urukundo Imana ifitiye abantu. Urukundo Imana ifitiye abantu, urwo rukundo twararubonye mu byigisho twigishijwe na mwene data Amon ndetse na Pierre. Reka rero uyu munsi twakire mwene data Aimable akomeze twumve uko umunyabyaha akeneye Kristo. Kare. Urakoze cyane. Kino cyigisho cya kabiri kivuga ngo uko umunyabyaha akeneye Kristo kiboneka cyangwa se isomo ryo kuzirikanwa iboneka muri Yohana igice cya 3:3. Hari amagambo agira ati, Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaho ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Ndetse n'isomo ry'umwuka w'ubuhanuzi riboneka mu bifuzwe byose paje y'147, ahagira hati, ibyiringiro rukumbi byo gucungurwa kw'imibereho yacu yacumuye biri muri Kristo. Akoze cyane. Akoze cyane, amagambo meza cyane. Umuntu utabyawe ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Rero umunyabyaha akeneye Kristo, ariko tuzarushaho kugenda tubyumva muri iki cyumweru mu ngingo zacyo z'iki cyigisho uko zikurikirana. Reka n'ubundi dukomeze twakire mwene data Aimable akomeze n'ingingo y'uyu munsi ku itariki ya 5 Nyakanga. Koko nk'uko abivuze, kugira ngo tumenye uko umunyabyaha akeneye Kristo bisaba kubanza kumenya uko umuntu yari ameze mbere akiremwa. Niyo mpamvu ingingo y'uyu munsi ku wa mbere ivuga ngo uko umuntu yari ameze akiremwa. Uko umuntu yari ameze akiremwa rero tugiye kubireba muri kano kanya tubisesengura. Iyo usomye mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 26 na 27 ndetse na 31, herekana neza ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, umuntu akaremwa asa nayo, ndetse bongeraho ngo umugabo n'umugore niko yabaremye. Ni ukuvuga ko umugabo n'umugore Imana yabaremye basa naye mu mico ndetse no mu butungane. Uko umuntu ameze akiremwa rero yari atunganye 100%. Niyo mpamvu hano umwuka w'abahanuzi hagaragaza ko umuntu igihe yaremwaga yari afite ishusho y'Imana, kandi agomba kuyigaragaza ari imbere mu bitagaragarira amaso ndetse n'inyuma mu bigaragarira amaso, akerekana imico y'Imana. Hari ikindi ngabonyeho? Iyi ngingo iraryoshye. Uko umuntu yari ameze akiremwa birerekana. Hano turabisobanukiwe kandi turabyumvise, mwene data arabidusobanurira ariko byaje muhinduka kandi tuzakomeza kugenda tubibona. Hano bagikomojeho burana, iyo usona ikintu kibazo cya B ubona uburyo uko umuntu yari ameze akiremwa asa n'Imana, arangwa n'umunezero, akora ibishima n'Imana, ntabwo byigeze binezeza Satani. Satani Yesu agerageza uko ashoboye kose kugira ngo aburizemo imigambi y'Imana. Niyo mpamvu hano iyo turebye mu Itangiriro 3 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 7, herekana uburyo Satani yacumuje abagiye bacu ba mbere abinyujije mu nzoka. Ubu no muri iki gihe Satani agerageza kuducumuza abinyujije mu bintu bitandukanye. Muri Edeni Satani akoresheje inzoka nk'igikoresho. Uyita kikusono bwa Bibiliya volume ya 2 Enate yavugaho yuko nk'uko Satani akoresheje inzoka nk'igikoresho muri Edeni kugira ngo agushe ababyeyi bacu ba mbere, muri iki gihe akoresha ibintu byinshi bitandukanye. Ashobora gukoresha abo mubana, ashobora gukoresha abo mukorana, ashobora gukoresha abo mu muryango,
ashobora gukoresha, ni ibintu byinshi cyane satani ashobora gukoresha kugira ngo abashe kuba yacumuza umuntu nk'uko yacumuje Eva muri Edeni. Rero icyo gihe binyuze mu kutumvira, binyuze mu kugwa mu cyaha, byatumye umuntu ahita ahenebera, nuko umuntu ajya kure y'Imana. Niyo mpamvu mu kugana Yesu paji 17 ari nabwo gatabo turimo turiga muri iki gihembwe, haranditswe amagambo agira ati: binyuze mu kutumvira, imbaraga z'umuntu zarononekaye, maze kwikunda gusimbura urukundo yakundaga Imana. Kamere ye yaciwe intege n'igicumuro, bituma abura uko yahangana n'imbaraga z'ikibi mu bushobozi bwe bwite. Yarwaye imbohe ya Satani, kandi rero yajyaga kugumya kubayo iteka iyo Imana itamugoboka ngo imuhagarareho. Iyo Imana idataba umuntu ari kuba imbohe ya Satani, agasigara ari umugaragu wa Satani, ibyo akoze byose agakora ibinezeza shebuja Satani. Ariko icyo Imana yakoze, Imana yahise iza gutabara. Tuzabona ku ngingo y'ejo uburyo Uwiteka Imana yahise yiyizira Adamu na Eva bakumva imirindi ye bakajya kwihisha. Ariko iyo Imana itaza gutabara, umuntu yari kwifatanya na Satani kurwanya ijuru. Sinzi nawe icyo warenza kuri iyi ngingo. kandi ntibari gutsinda. Hano iyi ngingo irakomeye, ariko dukwiriye kuyumva. Iyi ngingo uko umuntu yari ameze akiremwa, bihita binagaragaza uko yabaye amaze gucumura, birimo itandukaniro rikomeye. Mbere umutima w'umuntu, kamere y'umuntu yari imeze yari ihwanye n'ubushake bw'Imana. Yakoraga ibyo Imana ishaka, bimworoheye bikamuryohera, yumviraga amategeko y'Imana akumva nta kibazo, nibwo bwari ubuzima bwe. Ariko amaze gucumura, umutima we uradebuka, aba imbohe y'ibyaha. Niyo mpamvu uriya gukora ibyaha ntabwo ari dusaba kubyiga ngo oya, ni ibintu byikoresha. Intambara yacu ni ukurwanya uku gukora ibyaha muri twe, mu gihe mbere ahubwo umuntu intambara ye kwayo gukora icyaha. Gukora icyaha ubundi ntibyari kuba intambara kwiye, kuko yari yesitaye mu gukiranuka. Aha rero harimo itandukaniro, ariko tuzakomeza kubibona urukundo Imana ifitiye abantu nk'uko icyigisho cya mbere kitubwira. Umunyabyaha akeneye Kristo kandi aramukwiye, kuko iyo atamubona byari kuri ikibazo gikomeye. Kadushimire Yesu waduhaye ubu buntu kugira ngo natwe tubone Imana yo kudutabara. Niba hari icyo wongeraho gito wacyongeraho tugasoza iyi. Birakoze cyane, ibyo uvuze birumvikana. Kandi koko ikintu ndikureba bwana rero, uko umuntu yari ameze akiremwa, nimureke twiyegurire Imana, twisunge Umukiza, kugira ngo ubwo Imana izagarura Edeni kuri iyi si, tuzongere kuba muri iyo mimerere twaremanywe muri Edeni. Murakoze cyane. Reka dusoze iyi ngingo. Abo tubana umunsi ku wundi turifurize kugubwa neza, ariko tubasabe gukora subscribe, cyane cyane ku bahageze bwa mbere, no koherezanya ibyigisho mukoresheje gusharinga. Mubisharinge, mubyohererezanye, kugira ngo ubwiza bw'ibyigisho twe kubyigumanira, ahubwo tubisangize n'abandi, bumurisha ku twese. Uwiteka abahire mu izina rya Yesu. Amen. Amen.